Ubuzima buraryoha ariko bukarushaho iyo ufite abo mubusangira. Ni kenshi turwana n'ubuzima kugira ngo tugere ku byo twifuza. Biragoye ko wamenya amabanga yose yaranze ubuzima bwawe. Hari byinshi duhishwa kugira ngo bibashe kurinda ubuzima bwacu. Ibyishimo n'umunezero ni ibintu buri wese aba yifuza, ariko twese siko tubibonera icyarimwe. Kandi biragoye ko wabaho uri mu byishimo gusa. Kurikirana iyi nkuru urasobanukirwa n'ibindi byinshi birenzeho. Imvune z'ubuzima, igice cya mbere. Inkuru yacu tuyitangiriye mu muhanda. Hari umusore witambukiraga mu modoka ye nziza cyane, bigaragara ko uyu musore afite amafaranga menshi. Ari kugenda yumva indirimbo zituje kandi anaririmba gahoro gahoro. Mu nzira agenda, yubuye amaso areba munsi y'umuhanda, aho abona umukobwa uryamye hasi asa nabi kandi yanakomeretse. Umusore yaparitse imodoka ku ruhande, aterura wa mukobwa amushyira mu modoka amujyana kwa muganga. Umusore abonye ko nta muntu uhari wo kurwaza wa mukobwa, afata telefone arahamagara. Mu kanya gato hinjira abakobwa babiri batangira kwita kuri wa mukobwa. Wa musore abasigaho arataha. Ageze mu rugo ari gukuramo imyenda ngo ajye muri dushe, abona umukufi wituye hasi uturutse mu ipantaro yari yambaye. Arawutora, ahita yibuka ko ari guterura wa mukobwa ngo amushyire mu modoka, aribwo umukufi wituye hasi akawutoragura. Ako kanya telefone ye irasona. Ku rundi ruhande hari umugabo wicaye mu biro asa nk'uri gutekereza cyane. Bigaragara ko uyu mugabo ibibazo bisa nkaho byamurenze. Ako kanya hinjira abagabo batatu baza bunamira wa mugabo bagira bati, "Boss, akazi twakarangije neza rwose. Twamujyanye ahantu kure tumuta mu muhanda, kandi ndakeka ko nta n'uwatubonye." Wa mugabo arababwira ati, "Mwakoze neza. Amafaranga yanyu narangije kuyashyira kuri konti zanyu." Bamaze gusohoka, yumva hari uri gukomanga. Akinguye asanga ni inshuti ye ya kera yitwa Bosco. Bosco arinjira baraganira. Hashize akanya gato, Bosco arahaguruka aravuga ati, Pascal, ntago ninze rero. Nari nciye ngo mutumire. Naguhamagaye ndakubura. Ndavuga ngo reka nze niyizire. Ejo ni isabukuru y'umwana wanjye. Ndagira ngo uzaba uhari." Pascal akibyumva aravuga ati, ni isabukuru y'umwana wawe? Nzaba mpari rwose, ntugire ikibazo." Tuvuye aho hari ahandi twerekeje. Wa musore twatangiranye nawe tutaramenya izina rye, hari uruganda yinjiragamo. Abakozi bose bamubonye barishima cyane. Baravuga bati, "Ubwo boss David yaje, uyu munsi dushobora kuruhuka." Uyu musore David yari CEO w'uru ruganda rutunganya ndetse rukanakora ibijyanye n'imigati. David yinjiye mu biro, bamuzanira ko kunywa. Ako kanya hari ubutumwa bugufi yakiriye kuri telefone, ahita ahaguruka arasohoka. Kwa muganga naho wa mukobwa tutaramenya izina rye nawe yarakangutse, ariko akanguka asa nkaho nta kintu yibuka. Abaza muganga ati, "Niko muga, ahandi nihe? Nahageze nte kubera iki ndi hano?" Muganga amuhereza amazi aramubwira ati, "Banza usome ku mazi kandi ntiwongere gusakuza cyane." Ako kanya David arinjira, afata wa mukobwa mu kiganza aramubaza ati, "Urumva umeze ute?" Wa mukobwa aramusubiza ati, "Wowe se urinde? Kubera icyo uri hano?" David abura aho ahera amusobanurira, nuko aramubwira ati, "Nitwa David. Ninjye wakozanye hano, wari umeze nabi cyane. Nagusanze uryamye mu muhanda utari kubasha kuvuga, ndetse wanakomeretse cyane.
Nuko wa mukobwa n'amarira menshi aramubaza ati, ngo nari njyamye mu muhanda nakomeretse cyane? Kubera iki se nari ndi mu muhanda? Ni ibiki se byambayeho byatumye nkomereka?